Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha biturutse ku Mana. Uyu munsi ngiye kubasobanurira amazina 10 nakuye ku rutonde rwayo mwari mwadusabye ko twazabasobanurira. Ntugire ikibazo niba iryawe ritarimo yo tugiye gusobanura, kuko buri cyumweru tuzajya dusobanura amazina 10 bitewe nayo muzajya muba mwihitiyemo. Ubu busobanuro bw'aya mazina ntabwo nabukuye mu mutwe wanjye, ahubwo nifashishije imbuga zitandukanye ndetse n'ama website atandukanye zirimo izitwa myfirstname.com, nameecho.com, whatisthemeaningofname.com, babynology.com na names.org. Nayo zo mu Rwanda nifashishije harimo yegob.rawa, igihe.com ndetse n'inyarwanda.com. Gumana natwe ndaje nkugezeho ubusobanuro bw'aya mazina umaze kubona kuri screen yawe. Izina rya mbere tugiye guheraho ni izina Regis. Regis ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikilatini, rikaba risobanura ukomoka ibwami. Ba Regis bakunze kurangwa no kwihambira ku murimo, bagira gahunda, babasha gukemura ibibazo, n'abizerwa, barangwa n'umutekano kandi babasha kugera ku byo biyemeje nta kabuza. Ba Regis bakunda ibikorwa kuruta amagambo. Ni abasore bashyira mu gaciro kandi ibyo bakora byose babikora bazirikana n'ahazaza habo. Bazi kwigenzura kandi barigengesera cyane, birinda kugwa mu ikosa iryo ari ryo ryose cyangwa se kugaragara mu buryo bwose bugayitse. Mu rukundo ba Regis baritanga cyane kubw'iterambere ry'urukundo rwabo n'abo bihebeye, kandi ugasanga ari abasore banyurwa n'abakunzi babo, bakabakundwa kaza bigatinda. Ntibafuha ngo usange barakaye cyangwa bazinze isura, kuko bazi gukontorora ibyiyumviro byabo, kandi aba basore bazi guha umwanya abakunzi babo nabo ubwabo bakitekerezaho. Atari bimwe usanga abantu bakundana bahorana badahana umwanya ngo umwe nawe yitekerezeho ndetse abe yanatekereza ku iterambere rye, noneho bazahurize hamwe nyuma. Izina rya kabiri tugiye gusobanura ni izina Kevin. Kevin ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikinya-Irlande, rikaba risobanura umuhungu w'uburanga. Gusa nanone ku bakobwa bo usanga bitwa ba Kevin. Kevin rero naryo rikaba rifitanye isano ndetse n'ubusobanuro bumwe na ba Kevin. Ba Kevin bakunze kurangwa no kwigenga, bahorana inyota yo kumenya, bafata umwanya wo gutekereza ku byo babona, bakunze kuba abahanga ndetse n'abanyabwenge. Ni ba bantu badapfa kwizera ibyo babwiwe byose, gusa bicisha bugufi cyane iyo baganira n'abandi bantu, ndetse ni ba bantu muganira ukabona arahari nta bindi bintu ahugiyemo. Ba Kevin bifitemo kamere yo kujya mu kintu bakagira umwanya wabo wose mpaka bageze ku ntego yabo, kandi nanone bazi kurwanya ikintu cyose babona cyabatera ibyiyumviro bibi, kikabatera kumva batameze neza. Ubundi mu buzima busanzwe ba Kevin ni abakozi beza, usanga ari abanyamateka bakunda ibintu bijyanye n'amateka. Ku rundi ruhande usanga ari abasizi kandi bavamo abajyanama beza, bakongera bakigiramo umuco wo gutekereza ku bintu byinshi bitandukanye, ari byo twagereranya na filozofi. Mu rukundo ho ba Kevin usanga ari abasore bagaragaza cyane ibyiyumviro byabo ku buryo bigaragarira abo bari kumwe, mbega ugasanga nta kwihishira bakunda kugira. Umubano uhora ukura, umubano urambye, ndetse bikagendana no gushingana urugo n'abo bihebeye, nizo ntego nyamukuru aba basore bakunze kugira mu bitekerezo byabo iyo bari mu rukundo. Izina rya gatatu tugiye gusobanura ni izina Aristo. Aristo ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikigereki ku ijambo Aristos, rikaba rivuga best cyangwa se excellent mu ndimi z'amahanga, twagereranya n'ikintu cyiza mu kinyarwanda. Ba Aristo ni abantu usanga kenshi bahora muri mood nziza, banezerewe, kandi nanone bagakunda kuvuga no kuganira. Ba Aristo usanga bakunda abana batoya ndetse n'udukinisho tw'abana. Aba basore usanga bahorana udushya kandi bakora utuntu twinshi dutandukanye, mbega bisa nk'aho bahora mu bushakashatsi. Bahorana amatsiko menshi yo kumenya cyangwa kugera ku kintu gishya.
ariko nanone bakigiramo akantu ka filozofi. Mbega ku rundi ruhande bameze nk'abafilozofe, bahora biga ku tuntu dutandukanye. Ni abantu boroherwa no gukora utuntu twinshi icyarimwe ku buryo bworoshye cyane bitabagoye, kandi bakaba ari ba bantu bahora biteguye igisubizo cyiza mu bintu byose bakora. Mbega ingingo yitwa gutsindwa iyo ntigipfa kubagerera mu bitekerezo. Ni abantu badapfa kugaragaza umunaniro, bahorana kuraje zo gukora, ntiwapfa kumva bataka umunaniro mu gihe ibyo biyemeje gukora bitararangira. Muri kamere yabo baba bumva bahora imbere buri gihe. Bakunda ubuyobozi cyane dore ko bahorana ibitekerezo bishya by'ingirakamaro muri sosiyete barimo. Mu rukundo ho ba Risto ni abantu badakunda ibintu byo gukora kugira ngo bemerwe cyangwa se bashimwe, ahubwo bo bakora ibibajemo babona ari ingirakamaro. Izina rya kane ni izina Irene. Irene ni izina ry'abakobwa rikomoka ku ijambo ry'ikigereki risobanura amahoro. Irene ni umukobwa cyangwa umugore ugira amarangamutima menshi n'umutima woroshye cyane, kandi agahangayikira umuryango we cyane n'urugo rwe iyo arufite. Agira ibakwe, akunda akazi, ashaka kwigenga, aba ashaka gukura vuba nawe agahabwa inshingano nk'abandi. Irene akunda amahoro ku buryo ashyiramo imbaraga ze zose ngo abantu bose babane neza. Irene ababara vuba ariko ntagira inzika. Iyo agize umujinya n'uburakari yihutira gusaba imbabazi no gukora iyo bwabaga ngo agarure umwuka mwiza hagati ye ndetse na bagenzi be. Mu rukundo ba Irene usanga badakunda kugaragaza amarangamutima yabo cyane nubwo bayagira menshi. Gusa ngo mu guhitamo abakunzi babo bibanda cyane ku basore bahagaze neza ku ifaranga, ngo isura yo ntibapfa kuyitaho cyane, ariko nanone umusore apfa kuba atagayitse kandi asa nkaho ari mu kigero kimwe nabo. Ikindi ni uko byagenda kose baharanira iterambere buri munsi bafatanyije n'abakunzi babo. Izina rya gatanu ni izina Olivier. Olivier ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iyo ari umukobwa bamwita Oliva. Ni izina rikomoka mu Kilatini rikaba rituruka ku bwoko bw'igiti cyitwa olive, gifatwa nk'ikimenyetso cy'amahoro. Usanga bamwe bamwita Oliva cyangwa se Olivier cyangwa se Oliviero n'ayandi bitewe n'igihugu. Bimwe mu biranga ba Olivier ni ibi ngibi. Ba Olivier ni umuntu w'umunyamahoro, wanga amahane, iyo abona hari icyo mushobora gupfa arakikurekera akigendera. Ni umuntu witanga cyane, akorana ubushake, azi gukunda kandi agira amaraso akundwa cyane. Arangwa n'ibikorwa by'ubumuntu, azi kureba kure, agira umutima mwiza, ariko ashobora gutegekwa kubera kutabasha guhakana. Kugira ubuntu n'ubwitonzi bituma Olivier atabasha guhakana. Niyo bimugoye arabyikiriza, ugasanga buri gihe afite amasezerano atarasohoza kuko yemerera buri wese. Akunda ibintu by'ubugeni birimo gushushanya ndetse n'ibindi bijyanye nabyo. Bimutwara umwanya ariko nyuma akaza kwishimira icyo yakoze kigaragara koko. Olivier akunda umutuzo kugira ngo abashe kwisobanura no kugira icyo abwira abandi mu ruhame. Ntabwo azi kuvugira mu rusaku habe na gato. Akunda gukorera hamwe n'abandi, gusa uko mwasabana kose agira ibanga, ntushobora kumenya ibimwerekeyeho. Ni umuhanga, iyo akiri umwana nabwo aba ari wa muntu wicecekera ntumenye icyo yemeye n'icyo yakunze. Aba akunda kumva inkuru, imigani, ibitekerezo ndetse n'indirimbo. Mu by'ukuri Olivier ni wa muntu ukunda abantu no kugira inshuti nyinshi. Akunda ibintu bimuhuza n'abantu benshi, nko kuba mu ikipe runaka cyangwa ibintu by'amatsinda n'amashyirahamwe. Ariko nubwo bimeze bityo, ni abantu bakeya wasanga bazi ibya Olivier nk'amateka ye cyangwa se ibindi bintu bimwerekeyeho mu buzima bwe bwite. Azi kubana n'abantu benshi ariko akagumana amabanga ye. Ikindi kintu kiranga ba Olivier ni uko ari abantu badakunda gukomeretsanya. Afite ukuntu akubwira icyo agutekerezaho cyangwa akanagukosora, ariko akoresheje amagambo meza atagukomerekeje.
Olivier kandi ni umuntu ugira impano yo kumenya imitima y'abantu ku buryo ashobora guhita akubwira ati uriya ni umuntu muzima, cyangwa akakubwira ati uriya mwirinde, nyuma ukazasanga ibyo yakubwiraga byari byo. Olivier nanone akaba umuntu w'umunyakuri kandi ntabwo ari indyarya. Izina rya gatandatu ni izina Mediatrice. Mediatrice ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Igifaransa, rikaba risobanuye umuntu uhuza impande ebyiri zisa nk'izishyamiranye cyangwa se zifitanye ikibazo kugira ngo amahoro yongere atahe. Nanone Mediatrice ushaka wamwita peacemaker cyangwa se mediator mu rurimi rw'Icyongereza. Iri zina ryamenyekanye cyane mu guhera mu myaka y'1980 kugeza ubu. Rikaba ari izina ryamenyekanye cyane mu gihugu cya Quebec. Gusa iri zina ntabwo rizwiho byinshi kuko byagoranye cyane kugira ngo niba ngiye kubagezaho mbibone. Ba Mediatrice ni abantu usanga banyuzwe n'ibyo bafite. Ni abantu badakunze gutwarwa no gushaka ubutunzi bw'isi cyane ngo bibahangayikishe. Ahubwo intambwe ntoya bateye mu buzima irabanyura, bakazirikana ko gutera imbere biza gake gake ndetse bikenera no kubaho mu buzima nk'ibisanzwe. Ukaruhuka, ukiyitaho, ukabona imbaraga zizatuma uramuka ejo ndetse n'ejo bundi. Bakunda abantu kandi bakanabitaho, ndetse banezezwa no kubona sosiyete barimo inezerewe. Ni ba bantu usanga bisanga muri firidi zose ku buryo guhindura ibyo bakoraga biborohera cyane ndetse bumva vuba. Gusa nanone ni abantu usanga bakomeye cyane ku ndangagaciro zabo ku buryo kubumvisha ibitabarimo bigorana cyane. Ikintu cy'ingenzi kuri bo usanga ari abajyanama beza, bazi kubana neza n'abandi ndetse n'abizerwa. Mu rukundo rero ba Mediatrice ni abantu bakunda kugira ibitekerezo by'inyamibwa cyane byateza imbere umubano wabo n'abakunzi babo. Ariko nanone ni ba bantu badakunda kugaragaza amarangamutima yabo nk'uko biyumva bya nyabyo. Mbega bariyumanganya cyane. Dushaka twabita ba silent lovers. Ba Mediatrice baba bakeneye abakunzi bafite gahunda ifatika, bafite urukundo ruzira umuryarya ndetse na affection ihagije, kuko baba bashaka umubano uzaramba kandi usobanutse. Ikintu cya nyuma tugiye kusorezaho kuri ba Mediatrice nuko ari ba bantu bakunda collaboration igamije kubungura ibitekerezo bizima cyangwa se ubumenyi bwisumbuye kubwo bari basanganywe. Izina rya karindwi tugiye kureba ni izina Aline. Aline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko ku rurimi rw'Ikidage ku ijambo Atar, risobanura umunyacyubahiro. Bimwe mu biranga ba Aline ni ibi ngibi. Aline ni umukobwa urangwa no kwihangana mu buzima bwe. Areba neza, ni umunyakuri, agira amatsiko kandi aritanga. Akunda umuryango we akawitaho kandi aba yumva yakorana n'abandi bagashima ibyo akora. Akunda gutembera ahantu nyaburanga. Ni umuntu utagorana, wumva ibintu vuba, uhora afite icyerekezo n'intumbero by'aho yifuza kugera. Ni umunyembaraga, ubona ibintu mu buryo bwiza kandi ugira umwete mu byo akora byose. Ni umuntu byoroshye guhindura kandi utajya upfa gucika intege. Akunda kwigenga no kuba mu mwanya utuma yisanzura, akavuga kandi agakora icyo ashatse cyose. Ahorana imigambi yo gutera imbere no gushakisha amafaranga mu buzima bwe, kandi ntiyihanganira abanebwe kuko we aba yumva yahora akora. Ntabwo akunda abantu bamutesha umutwe. Iyo arakaye bimara igihe kirekire kugira ngo bimushiremo. Agaragaza amarangamutima ye kandi ntacyo biba bimubwiye kuba yagaragaza ko ababaye cyangwa se yishimye. Gusa ikintu gitangaje kuri Aline nuko ahora arangwa no kwicuza iyo hagize ibitagenda neza mu byo yifuzaga, ugasanga ahora muri iyo mbimenya. Mu rukundo ba Aline banezezwa n'ibintu babona ko ari byo koko, kandi bakunda umuntu ubaha umwanya nabo bakitekerezaho, bakita ku byabo.
mbega baba bashaka kwisanzura nabo bakibonera umwanya wo kwiyitaho. Izina rya munani tugiye kureba ni izina Junior. Junior ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikilatini ku ijambo ryitwa Juvenus. Rikaba risobanura umuntu ukibyiruka cyangwa se umuntu ukiri muto. Ntabwo ari izina rimenyerewe cyane dore ko ryitwa n'abantu bake. Ni izina usanga ryitwa na benshi mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Canada ndetse n'ahandi hatandukanye. Ba Junior bakunda kuba batuje. Bakunda ikintu cyose kibaha kwisanzura kitababangamiye. Bakunze kuba ari abanyadushya bahanga n'udushya kandi nanone bagakunda ikintu kigaragarira amaso ko ari cyiza kiryoheye amaso. Ni ba bantu usanga basabana na buri wese. Bagakunda cyane kuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Ni abantu bagira gahunda mbega ugasanga ibintu byabo byose bitunganye. Bigirira icyizere ku buryo budasanzwe kandi ari abajyanama beza. Ni abahungu usanga bafite igikundiro bakundwa cyane n'igitsina gore. Buriya kandi ngo bakunda ubuyobozi. Ikindi kandi gitangaje ngo nuko buriya ba Junior ari abahanga mu kugena abo bifuza kugaragara ko ari bo mu bandi bantu. Izina rya 9 tugiye kureba ni izina Straton. Straton ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikigereki ku ijambo stratos. Rikaba risobanura ingabo cyangwa se igisirikare. Ba Strato usanga bafite indangagaciro za kiyobozi, mbega imyitwarire yabo usanga ari iya kiyobozi. Ikintu gitangaje kuri bo nuko usanga ibyabo byose ari huti. Bisa nkaho ari igitugu. Mbega niba muri kumwe mu gikorwa runaka cyangwa yaguhaye akazi agushyiraho pressure aguhatiriza kugira ngo akazi ke gakorwe neza kandi vuba. Gusa ikibabaje kuri bo ngo nuko buriya usanga ari abantu bakunze guhuzagurika, mbega basa nkaho batizeye. Gusa nanone ni abanyamurava kuko burya ngo ikintu biyemeje bagikorana umuhate wabo wose mpaka bakigezeho. Kandi usanga ari abantu baharanira guhanga udushya mu bikorwa byabo bya buri munsi. Mu rukundo ho usanga ba Strato ari abantu bagira isoni. Kandi muri kamere yabo ni abantu badapfa kugaragaza ibyiyumviro byabo kubo bihebeye ndetse no muri sosiyete. Mbega gupfa kumenya abari bo n'ibyo bari gutekereza ni ibintu bigoranye cyane. Izina rya 10 tugiye kurebera hamwe ni izina Firdaus. Firdaus ni izina rikunze guhabwa abana b'abakobwa cyane cyane abo mu idini ya Islam. Hari n'uduce iri zina rihabwa abana b'abahungu. Rifite inkomoko ku ijambo ry'icyarabu Firdaus n'ubundi risobanura paradizo. Ni izina rikunze gukoreshwa mu bihugu bitandukanye ku isi, ariko cyane cyane ibivuga ururimi rw'icyarabu cyangwa se igihinde. Ibiranga ba Firdaus ni ibingibi. Ba Firdaus ntibakunda guhita bemera impinduka zibayeho, ahubwo barabanza bakagenzura icyaziteye, bakagenzura niba ari na ngombwa ko zibaho. Ibi bijyanirana nuko muri kamere yabo iyo hari ikintu runaka bashaka gukora babanza gufata umwanya munini bagitegura cyangwa se bagitekerezaho. Ni abantu bakunda kubahiriza inshingano zabo cyane ku buryo usanga kenshi bahangayika iyo zitarashyirwa mu bikorwa bitewe n'agaciro baba bazihaye. Ni abanyempano cyane cyane ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho. Mu rukundo usanga ba Firdaus ari abantu bakunze kuzana ibitekerezo by'inyamibwa cyane, ariko ntibakunze kugaragaza amarangamutima yabo bihambaye ku buryo bisaba abo bakundana kubanza kwakira uko bateye hato bataba bakeka ibindi. Ba Firdaus bakunda kubaho mu buzima busanzwe butuma babana n'abandi amahoro kandi bakemera ibintu bifite uburanga. Kuri bo ibikorwa bihabwa agaciro kanini kuruta amagambo. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, nahangaha amazina 10 twari twabateguriye yarangiriye, gusa twabateguriye andi mazina 2 y'inyongera.
Izina rya mbere tugiye kureba ni izina Noella. Noella ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Natalis, bikaba bisobanura uwavutse mu gihe cyangwa se mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheli cyangwa se uwavutse kuri Noheli. Bamwita Noel, Noellen, Noella, Noelia ndetse n'andi mazina atandukanye. Bimwe mu biranga ba Noella ni ibi ngibi. Noella usanga ari umuntu utabika ibanga igihe kirekire. Niyo bigerageje biramugora cyane bikarangira abivuze. Gusa nubwo atabika ibanga ni umuntu utazi kubeshya. Ntabwo azi guca ku ruhande akubwiza ukuri muri byose. Noella avugisha ukuri, ni nayo mpamvu iyo hagize umubaza icyo yabwiwe nk'ibanga bimunanira kugihisha. Imyitwarire ye abandi bayifata nk'igitugu kuko ibintu byose aba ashaka ko bikorwa ako kanya kandi vuba vuba. Ni umuntu uzi gukora kandi uzi gutera umwete abandi. Gusa akora ibintu byose ahubuka ku buryo no kubona ahakozwe ikosa bimugora cyane. Ni umuntu w'umunyamatsiko uba ushaka kwihuta agasiga n'igicucu cye. Ubuzima abufata nk'ikibuga cy'ishiraniro, hahandi iyo urangaye ushobora kuhatakariza ubuzima. Akunda imikino itandukanye, kuganira no gutanga amakuru, akunda impinduka no gutembera. Iyo umubonye ako kanya uramukunda bitewe n'ukuntu azi kuganira, guseka neza ndetse no kwiyegereza abantu. Ni umuntu ugira umutima woroshye, iyo umukomerekeje biragorana kongera kugaruka mu buzima busanzwe. Akunda ibijyanye n'ubucuruzi, kwamamaza, itangazamakuru, gukina komedi ndetse n'ibindi bintu bituma ahura n'abantu benshi. Iyo akiri umwana aba avuga utugambo twinshi, ugasanga arasakuza, ariko iyo afashijwe n'ababyeyi cyangwa se abandi bantu bamurera agenda akura ahinduka. Izina tugiye gusorezaho ari naryo rya nyuma ni izina Ernest. Izina Ernest rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu Kidage ku izina Ernest, risobanura umuntu uhamye. Bimwe mu biranga ba Ernest ni ibi ngibi. Ernest usanga ari umuntu uhora afite ibintu bihambaye agomba kugeraho. Gusa rimwe na rimwe usanga asa n'umuntu ujagaraye. Aba ari umuntu uhanga udushya kandi ufite ibitekerezo byagutse byahindura isi nziza. Ni umuntu uba yubakitse mu gihagararo inyuma kandi akagaragaza ko yifitiye icyizere. Ernest usanga uburyo ateye inyuma ariko n'imbere muri we ameze, mu kugira imyitwarire myiza, mu kumvikana ndetse no kwiyoroshya. Ni umuntu wita ku bandi kandi akabahumuriza. Ubushobozi bwe n'imbaraga nyinshi bituma ashobora kuzikoresha mu bugiraneza cyangwa mu kuzikoresha mu rugomo iyo afite inshuti mbi. Nubwo aba ari umunyembaraga ariko aba akeneye n'imbaraga z'abandi kugira ngo akomeze atere imbere. Akunda ibintu by'imikino, politike no kuba umuyobozi aho yaba ari hose. Iyo akiri umwana aba akunda ibintu by'ubugeni, gufata mu mutwe imivugo no gukina imikino itandukanye. Akunda kurimba no kwiyitaho. Iyo bigeze mu rukundo abikora nk'uwikorera, mbega ni nk'uko we yaba arimo kwikunda ubwe. Ibyo bikamutera kuba ntacyo yakwima agifite. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, aha niho dusoreje icyegeranyo twari twabateguriye. Gusa turabibutsa ko buri cyumweru ku munsi wo kwa gatanu tuzajya tubasobanurira amazina 10 bitewe n'ayo muzajya muba mwihitiyemo. Murakoze, mugire ibihe byiza.